Hello guys, so ndizera ko mumeze neza. Uyu munsi nkaba ngiye kubagezaho inkuru y'urukundo rwa Karabo na Bruno. Burya koko ngo hari urukundo nta kidashoboka, nta n'ikitabasha kugerwaho. Ibintu byose ni ugushyigikirana hagati yanyu. So guys, nshuti zanjye, mbere na mbere ikintu mbanza kubisabira, mwibuka gukora subscribe and share waramutse wakunze inkuru zacu ukabasha kuzisangiza inshuti zawe. Kanizere ko mumeze neza, so kadutangire inkuru yacu. Nitwa Karabo. Ubwo ubuzima bwancangaga nibwo nafashe umwanzuro wo kuza gushaka akazi mu mujyi wa Kigali. Nsezera ababyeyi banjye, gusa mbabwira ko nimara gufatisha cyangwa nkagirira umugisha mu mujyi wa Kigali nzabasha kuza nkabafasha. Nagize amahirwe njya mu rugo rwiza rw'abana beza, baranyakira, yewe birengagiza ko ndi n'umukozi, bamfata neza, bamfata nk'umwana wabo. Twabanye neza bishoboka kandi bakanampemba. Bankoreraga buri kimwe cyose wabasha gukorera umwana wawe. Bansabye no kujya mu ishuri, gusa mbabwira ko nigeze nkandagira mu ishuri. Iyo nza kuba nararicikije bari bamaye amahirwe y'uko nakomeza, gusa biranga. Gusa ntabwo batereye iyo ngiyo, bahise banjyana mu kigo cy'imyuga njya kwiga kudoda. Ngira Imana biramira, ngira Imana ndabimenya, ndangiza kwiga mbona akazi keza muri atelier, nangira kudoda, nangira gukorera amafaranga, mfasha ababyeyi banjye, mfasha abavandimwe banjye, basha kubishyura amashuri, bakorera kimwe cyose ntabashijwe gukorerwa kubera nta bushobozi twari dufite. Ubu ndi umukobwa witejeje imbere, ndi umukobwa ufite icyo yagezeho. Gusa nanone nshimira abo babyeyi bamfashije bakirengagiza ko ndi umukozi, bakamfasha kandi bakanyitaho nk'umwana wabo. Umunsi umwe ndi kudoda, haje umutipe mwiza cyane, yaraje gukoresha ikoti. Yaranzaniye igitambaro kitise ngo mudodere ikote, amikiraka, twumvikana amafaranga, ndamudodera. Hashize iminsi ndamuhamagara, ndamubwira uzaze gutwara imyenda yawe. Yaraje, arangije arambwira ati wow, pe yararyambaye, ryari rimubereye cyane, kuko nari naridoze neza. Kuko naho twakoreraga ni njye muntu umwenda wose wananiraga bawuzaniraga. Nari nzi kudoda cyane, nari mfite impano yo kudoda. Yaranezerewe cyane, arambwira ati si kuki ntakumenye mbere ngo njye nkuzanira ibiraka ngo nkorere, ko nkunda kudodesha ibintu by'amatise. Yakundaga kwambara amatise cyane, kuko inshuro zose yanaje nabonaga aje yambaye amatise. Yari umutipe w'umusirimu pe, kandi w'umukire, kandi wiyubashye, ufite n'ikinyabupfura. Nibyarangiriye aho ngaho, yaranshimiye pe, anakuba amafaranga twari twavuganye. Gusa nanone ndamubwira ati ntago ari ngombwa. Arambwira ati oya, ntumakanire, ibyo wakoze ukwiye kubihemberwa. Kuva nabaho nibwo umuntu yandodera umwenda nk'uko nawushakaga, nk'uko nawifuzaga. Wakoze cyane. Nibyarangiriye aho ngaho, yari afite namba zanjye, yakomeje kujya ampamagara akanzanira n'ibiraka, andangira abashuti be nabo nkajya mbadodera. Byarangiye njye nawe tubaye inshuti cyane, tuba inshuti pe. Akaza kunsura mu rugo, mwereka abo babyeyi banjye bamfashije kuko twakomeje kubana. Akansaba ko duhura, tugahura, tugatembera, tugasohokana, mbese ngo ubushuti bwanjye nawe bugera kure. Igihe kimwe yaje kumbwira ko anshaka, mwemerera ko turi buhure, hari ku cyumweru nimugoroba. Naragiye,
nsanga aho yambwiye yahateguye neza cyane. Arangije arapfukama arambwira ati karabo, ikintu cya mbere cyatumye nguhamagaza ahangaha nagira ngo nkubwire ikindi ku mutima. Kara, iminsi tumaranye nibwo nabonye ko nagukunze, ndagukunda cyane, nkaba nifuza ko jye nawe guhera nonaha twatangirana urugendo rw'urukundo, tugakundana uramutse unyemereye. Uramutse umpaye amahirwe nagukunda kandi nagukunda guhakaza. Bruno yari umutipe mwiza kandi umutipe ugira ikinyabupfura, ntiyirataga, yewe yari atandukanye n'abantu bose. Nanjye ntago natinjijemo pe, nanjye nari nsigaye numva mukunda. Naramubwiye ati Bruno, ndabyemeye, nemeye gufatanya urugendo nawe tugakundana. Arambwira ati wow, umutima wanjye urahuruhutse, unduhuriye umutima. Nari nzi ko utari bubyemere, nari nzi ko uri bumakanire, gusa urakoze kunyemerera kuko ndagukunda cyane. Karabo, urukundo ngukunda ntago ari uburyarya, ngukunda cyane kandi nzagukundwa hakaza. Nicyo gihe ngo dutangire urugendo rwacu, dutangire ubundi buzima. Guhera uwo munsi njye nawe urukundo rwaratangiye, rurazamuka kandi ruratumbagira. Twarakundanye cyane, tumarana nk'umwaka wundi dukundana. Yari umukire cyane, gusa yabonye impano nari mfite yo kudoda, aramfasha anshingira atelier yanjye, mbasha kugira ahantu hanjye ho gukorera, nshyiramo abakozi, mpindura ubuzima nanjye. Nakomeje kuzamuka mu iterambere, ari nako urukundo rwanjye nawe ruzamuka. Yansabye kujya kumwereka ababyeyi, turatega tujya mu ntara, mwereka mama wanjye, aramwishimira cyane. Bitewe n'uburyo umuntu wese wamubonaga yabonaga ko ari umwana mwiza, kuko icyo nababwiye cyo yari umuntu utandukanye, yagiraga ikinyabupfura kandi yarubahaga. Na mama wanjye yaramubonye arambwira ati mwana wanjye warahiriwe, warahiriwe cyane. Bruno ni umutipe mwiza kandi wubaha, atatandukanye n'urubyiruko rw'iki gihe sigaye mbona muri ino minsi. Nabonye agukunda cyane, nawe uzamukunde kandi ntuzamubabaze. Ndamubwira ati mama humura, tuza, ntago namubabaza uko nanjye Bruno ndamukunda. Amasaha yaricumye turataha, tugera mu rugo iminsi ikomeza kwicuma. Mbasha no gufasha mu rugo mbazamurira indi nzu nshyashya kuko iyo twabagamo kari akazu gatoya kandi k'ibyondo. Mama mwubakira inzu nziza cyane itangaje, kuko nizo nzozi nari mfite. Numvaga ko igihe nikigera nkatera imbere nzazamurira inyubako mama akabasha kuzamuka akajya mu isantere nk'abandi, kuko twabaga ahantu mu gishanga. Namuzamuye ku isantere kandi mukorera inyubako nziza cyane, nawe ubwe biramushimisha. Numvaga nari imboshye, numvaga igihe ntarabikora nta kindi kintu nabasha gutekerezaho, ariko uwo munsi nabigeragaho nahise numva nsa nk'ubohotse, numva intego zanjye nari narihaye mbashije kuzigeraho. Ndavuga ati wow, ubu noneho natangira gutekereza ubundi buzima, nanjye ubwanjye natangira kwitekerezaho. Iminsi yakomeje kwicuma, Bruno aza kunsaba ko twabana, arampropose. Nari nshimye cyane uwo munsi kuko nagize Imana yampropose, ko nari maze kubakira mama, ubwo nanjye nari maze kuvuga ati ngiye gutangira ubuzima bwanjye. Nabyo nabyemeye nashidikanya. Ndamubwira ati Bruno, utabana nawe yabana nde? Ndabyemeye. Twarishimye uwo munsi turanezerwa, anansaba ko weekend itaha tugomba kuzajya iwabo akajya kunyereka mama we. Arambwira ati ababyeyi banjye mpora mbakubwira,
nababwiye uburyo ki uri umwana mwiza, ati rero ndifuza ko bakubona, nkanabagezaho igitekerezo cy'uko tugiye kubana, tugiye kurushinga nabo ubwabo bakadushyigikira. Narishimye cyane kuko nari nishimiye kumenyana n'ababyeyi be, nari nishimiye kubona umuryango we, nari mfite amatsiko cyane. Umunsi warageze, nashyuhaganye nditegura, nambara neza, nkareba umwenda nakwambara utuma batari bunyujizemo ijisho cyangwa se ngabone ko ndi agakobwa k'imico mibi. Naragiye nshopinga agakanzu keza, kanzu igaragara ko idakabije, igaragara neza, nambara n'udukweto duciye bugufi. Nanga kugenda mfite ibintu biri grave, ibintu biri hayi. Ndavuga ati reka ngende nk'umukobwa w'umutima, kandi koko no ku busanzwe ntari biryanjye. Gusa nyine namwe murabizi, umuntu agiye guhura n'ababyeyi bwa mbere aba afite igihunga, aba afite ubwoba, yibaza bari bumfate gute, bari bumbone gute. Ugerageza ku buryo icyo wakora cyose utaza kugaragara nabi imbere yabo. Nanjye ibyo nibyo nari ndimo mparanira. Amasaha arageze araza kuntora, turagenda, turakomanga, turinjira, baduha karibu. Mama wabo araza aratwakira, aradusuhuza, batuzanira icyo kunywa. Turangije turaganira, arambaza ati se harya witwa nde? Ndamubwira ati nitwa Karabo. Burino nawe aramubwira ati mama, uyu niwe Karabo kandi, niwe Karabo nakubwiraga, umukobwa nkunda, umukobwa w'inzozi zanjye z'ahazaza, n'uyu nguyu nifuzaga kukwereka. Mama we ati n'uyu nguyu washakaga kunyereka? Aramubwira ati mama, n'uyu nguyu nashaka kukwereka. Ati ati se mama n'uyu? Ati n'uyu mama. Ati se none muko harya ngo witwa Karabo? Ndamubwira ati mama nitwa Karabo. Ati witwa Karabo? Ati go mama. Ati none si wanyu ni hehe? Ndamubwira ati wacu ni mu ntara, mu majyepfo, i Muhanga, niho mu rugo kw'ivuko. Ati iwanyu ni mu ntara, i Muhanga. Wese n'umuhungu wanjye mwahuye gute muko? Ko numva iwanyu ari mu ntara, wowe nawe mwahuriye? Burino ati mama, njye na Karabo ntabwo twahuriye mu ntara wenda nk'uko abikubwiye, niho iwabo ariko ntabwo ari habo. Gusa afite indi famiye inaha i Kigali, afite ababyeyi bamufashije, nibo babana. Twahuriye kuri Antori aho yadoderaga. Ati aho yadoderaga? Ati noneho ni akadozi. Ati mwana wa umudozi w'imyenda adoda iki? Ati mama tuza kuba doda nta kibazo, kandi Karabo amaze kugera kure, nari nyikubwira. Ati oya, namaze kumva icyo ari cyo. Ati ubwo nanzi ko ari umukobwa muzima ugiye kunzanira. Nakubwiye ko igihe utashaka umukobwa wize, ese ubundi ako gakobwa karize? Ati wapi mama, ntabwo yabashije kwiga ngo arangize, gusa yize imyuga, yiga kudoda, kandi nabyo bifite kure bimaze kumugezaho. Ati umwanda nta nubwo kize, inkandagira bitabo. Mwana wakunsuzuguje ukanzanira ntago bibaho, ntago mbyumva. Inkandagira bitabo igatinyuka ikinjira mu rugo rwanjye, akadozi, umuryango muzima aturukamo se, iki kizima afite. Ese ubundi mwana wa, ubundi ubwo ni kakuroze?
wagakunze ute agakobwa nk'aka k'agatindi? Atumva muko uzi n'ikindi, sohokera mu rugo none ahangaha, kandi ndakwiyamye mu rugo rwanjye, ndakwiyamye ku muhungu wanjye, umuzinukwe kandi umwibagiwe nk'uko wibagiwe ibere rya mama wawe, uba ari kunyibagirirwa umwana. Nta mutindi nshaka mu muryango wanjye, nkeneye umukobwa muzima, umukobwa wize, umukobwa waminuje, umukobwa uva mu muryango muzima, umukobwa ufite icyubahiro. Apana wowe wankandagira bitabo, ntago ari wowe nshaka. Nta nubwo nari niteze ko umwana wanjye yanzanira ikigoryi nkawe cy'umukobwa. Mbare kabiri wansohokeye mu rugo. Burina ati mama ndakubaha urabizi, ariko wintukira sheri, winsuzugurira umukunzi wanjye. Kuba karaba atarize ntago bivuze ko ari igicibwa, nta nubwo bivuze ko atari umuntu, nta nubwo bivuze ko adafite uburenganzira bwo kwinjira mu muryango wabo. Ese mama ibintu ni iki? Ibintu ni ibishakwa. Ese uzi aho karaba amaze kugera? Kuba atarize rero ntago bivuze ko nta mutima afite, nta nubwo bivuze ko atari umukobwa muzima kandi umukobwa wiyubashye, umukobwa ufite ikinyabupfura. Ahubwo mama ndababaye cyane, nari nzi kuri bunshimire Karabo, umukobwa nk'uyu nguyu ugifite indangagaciro. Ntabwo nari nzi ko ahubwo ari wowe uri bube uwa mbere kumwiga. Mama ndababaye cyane, ndababaye pe. Ati Burino usigaye nawe ushaka gushogozanya nanjye? Ese wibuka ko ndi mama wawe? Burino ati mama ndabyibuka, uri mama wanjye, ariko nagira ngo nkwibutse ko umuntu wese ari umuntu. Ntabwo umuntu bamufata nk'igisimba, ntabwo umuntu bamufata nk'igicibwa. Njya gukunda Karabo nuko nabonaga ari umukobwa unkwiriye. Rero ntabwo nibaza impamvu wamubwira ngo turekane, wamubwira ngo andeke, wamubwira ngo abe igicibwa imbere yanjye. Mama ntabwo bibaho. Ahubwo guhera none ahangaha ndagira ngo ngumenyeshe ko igihe utaremera umukunzi wanjye, nanjye ubwanjye ubwo ntabwo nyemera nk'umwana wawe. Gusa ndababaye cyane, nari niteguye uyu munsi ko turi bukugezeho igitekerezo cyacu ngo nawe udushyigikire. Nari naramusabye ko twabana, nari naramusabye ko twakora ubukwe, none ndumva udakeneye no kubyumva. Ahubwo nagira ngo nkumenyeshe ko mu kwezi gutaha ngiye guhita negura mariage yanjye nawe. Ubwo nubishaka uzaze, nutabishaka kandi nta kibazo. Gusa njye ntabwo namureka, kuko niwe mugore unkwiye, niwe mugore ukwiriye urugo, niwe mugore nkwiriye gushyira mu mago. Sinibaza rero impamvu we mama wamwanga ngo nanjye mwange. Ntabwo namureka. Fasha umwanzuro wo kumukurikira. Karabo haguruka tugende, kandi tuzabana mu byiza no mu bibi. Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kumbwira ngo nkureke. Mama ndakubaha kandi ndagukunda. Igihe nikigera ukumva ko ukwiye kudushyigikira nk'abana bawe, turahari uzaza. Gusa umenye ko mbabaje cyane. Bayi ndagiye, ntabwo uzongera kumbona mu rugo rwawe igihe utarabasha guhindura ibitekerezo. Kara tugende. Ati mwana wahagarara, ntabwo wagenda. Oya mama ndagiye, kandi ntuzategereze ko nzongera kugaruka igihe utarahinduka. Karabo byari byamurenze, amarira yabaye menshi n'agahinda. Nawe nk'umuntu urabyumva uko waba umerewe muri ako kanya. Baragiye, barasohoka, bajya mu modoka, baratsa, baragenda. Bageze hagati, Burina araparika, aramubwira ati Karabo ndagukunda kandi cyane, kandi ntabwo nzigera nivuguruza. Nafashe umwanzuro ubwo najyaga kugusaba ko tubana, nuko nabonaga ko nkwiriye. Mama ndamukunda kandi ndanamwubaha, mwubahira ko yambyaye,
mwubahira ko ari umubyeyi wanjye, gusa nanone ntago yambwira ngo nkureke ko ibyo mbimwubahire. Gusezeranyije ko njye nawe tuzabana mu makuba no mu byiza kandi iteka ryose, forever and ever. Karabo yahobeye Bruno, arangije aramubwira ati Bruno, urakoze cyane, uratandukanye. Nari maze kwiheba nzi ko ugiye kundeka koko, nzi ko ugiye kuvuga ati koko kano gakobwa k'agakene, aka gakobwa katize, ubundi ndabana nakomereye he, nshingiye kuki? Nari nzi ko ugiye kubahiriza ibitekerezo bya mama wawe, gusa unyeretse ko unkunda kandi cyane, kandi urwo wankunze rutagira uburyarya. Bruno, urakoze cyane, nanjye ngusezeranyije ko tuzabana mu makuba no mu byiza, nzaguhora hafi, kandi ndishimye cyane, ndazinezerewe, kandi nzi neza ko ukuri gutsinda ikinyoma, kandi nzi neza ko abakundana Imana nayo ubwayo irabafasha. Nizeye ko igihe kizagera mama wawe nawe akabona ko yibeshye, akabona ko yamfashe uko nari, akabona ko kuba ntarize bitavuze ko nanjye ndi umukobwa wabasha gushaka nanjye nkashinga urugo, akabona ko ntari umukobwa udakwiranye n'umuhungu, ahubwo akabona ko nkwiranye n'umuhungu, akaza akadushyigikira. Wenda bishobora kutaba none ntejo bundi, gusa nizeye ko igihe kizaza akadusanga nk'umubyeyi kandi agashyigikira urugo rwacu. Bruno, nubwo twaba babiri tuzabana kandi tuzasezerana, kabone n'ubwo ubukwe bwacu nta wabutaha, njye ntacyo bimbwiye, icyambere ni uko dukundana. Wow, Bruno yarishimye cyane, barahoberana. Aravuga ati Karabo, uratandukanye cyane, nicyo ngukundira, uri umugore utekereza. Iminsi yaricumye, ubukwe buraba, barabana. Yewe Karabo akomeza kuzamuka, akomeza gutera imbere, umugabo we nawe akomeza kuzamuka, ari nako atera imbere muri bizinesi. Igihe cyarageze, Karabo ashinga uruganda rukora imyenda. Ubu ni umugore witejeje imbere, afite uruganda, amaze kugera kure. Karabo byakomeje kumurenga, akomeza kwicara yibaza ati Mana, waduhaye byose njye n'umugabo wanjye. Yewe bari bamaze no kubyara umwana w'umuhungu. Nta kibazo bari bafite cy'imibereho, yewe nta n'ikibazo bari bafite cy'urugo rwabo, kuko bari babanye neza cyane kandi banakunda. Bakomeje no gutera imbere bihagije. Gusa Karabo akomeza kwibaza ati Mana, mfite byose, mfite ababyeyi, gusa nanone umugabo wanjye akeneye urukundo rwa mama we, akeneye ko mama we amugarukira. Nubwo tubana tukaba twarirengagije byose, ukaba waranaduhaye byose, ariko byaba byiza n'umubyeyi wacu nawe atugarukiye, akaza akadushyigikira, akaza agashyigikira umwana we, nanjye ubwanjye akanshyigikira nk'umukazana, akanyakira nk'umukazana mu muryango, akabona umwuzukuru. Dore ko hashize imyaka 4 tutarahura, duheruka guhura ubwo nahageraga kansema, akambwira ko atanshakana n'umuhungu. Kuva uwo munsi ntabwo twongeye kumuca iryera. Mana, ndakwinginze, fasha tugarukire, nzagushima. Ntibyatinze Imana yarabumvishe, mama wabo naho hari akomeza kubura amahoro mu mutima we.
yibaza ikintu yahoye abana, akagenda yumva amakuru hanze, yumva ko bateye imbere cyane, abona wa mugore yasuzuguraga, wa mugore yapingaga, wa mukobwa atifuzaga ko yabana n'umuhungu we, ahubwo atandukanye n'abantu bose, bamaze kugera ku iterambere wenda atari kugeraho n'iyo abana n'abo bakobwa b'abakire, n'iyo abana n'abo bakobwa bamenuje, kuko yari amaze kugera ku bukungu buhambaye burenze no kuba yarageze mu mashuri, kuko yari arimo akoresha benshi bize n'ayo ma university yifuzaga. Yakomeze kugira agahinda kenshi, yibaza icyo yahoye abana be, yibaza n'aho azabahera abasaba imbabazi, n'uburyo bakoze ubukwe ntanabutahe, bakabyara ntajye no kureba umwuzukuru. Ikiniga cyakomeje kumwica, yicwa n'ipfunwe, gusa aza gufata umwanzuro wo kuzajya kubareba, akabasatira, akabasaba imbabazi. Ntibyatinze yaragiye, agerayo arakomanga, hafungura umukozi, amuha karibu. Bruno n'umugore we bari mu cyumba, umukozi aragenda arakomanga ati mabuja, hano hari umuntu ubashaka. Barasohotse, bakigera muri salo bakubiswe n'inkuba, babona mama wabo. Umubyeyi ntiyatinze, yahise apfukama arababwira ati bana banjye, ndabinginze, ndabizi ntabwo ndi uwo kubabarirwa, gusa ndabasabye mumbabarire, mungirire impuhwe kuko narakosheje cyane. Bana ba, nemeye ko nakosheje kandi bidakwiye no kubabarirwa, ariko mungiriye imbabazi, mwambabarira mukongera mukanyakira nk'umubyeyi wanyu, mukama amahirwe mu buzima bwanyu, nkababera umubyeyi, kandi mbasezeranyije ko ngiye kubashyigikira, kandi nahindutse. Ati Karabo, mbabarira kubw'amagambo nakubwiye, mbabarira kubw'ibyo nagiye mbakorera, nanze gutaha ubukwe bwanyu, mera nkaho nabazi, ndakwinginze mbabarira. Karabo yaramubwiye ati mama, ntabwo uri uwo gupfukama, ahubwo haguruka, kuko ngewe mbere y'uko nsaba imbabazi narangije kukubabarira kera, ahubwo nahoraga nsaba Imana ngo izakuzane, izakutugarurire, uzatuzire, kandi urukundo rwongere rukugarukire, wongere ukunde umwana wawe, nanjye unyakire nk'umukazana wawe. Ati Karabo, urakoze cyane, umutima Imana yaguhaye uzakomeze kuwuhorana, ntabwo nari nzi kuri bumbabarire. Ati Bruno, mwana wanjye, mbabarira nawe. Ati nemeye ko guhera none ahangaha ngiye kubabera umubyeyi mwiza. Karabo, uri umukazana wanjye, kandi umukazana nkunda cyane. Ibyishimo byaragarutse mu muryango, noneho bishima neza uko bikwiye, kuko nicyo kibazo cyonyine bari basigaranye. Umwuzukuru wabo nawe bamuhuza na nyirakuru, urukundo rurazamuka hagati yabo, babana neza. Ati koko urukundo ruraganza, urukundo ruruta byose. Njye na Bruno kuba twarakundanye, tukirengagiza byose, tukemera gushyigikirana, byatumye tubasha kugeraho tutari no kubasha kugera. Urukundo rwacu rwatumye mama we wari waranyanze abasha kungarukira. So guys, murakoze cyane, kanizere ko inkuru y'urukundo rwa Bruno na Karabo yabaryoheye, iramutse yababereye nziza, mbibutsa ko mwakora share mukayisangiza inshuti zanyu,
mwibuka gukora na subscribe. Murakoze cyane, ndabakunda. Yari Alice ubagezaho ibi biganiro cyangwa se abagezagaho iyi nkuru. Mukomeze mudukurikirane, tuzagenda tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye z'urukundo n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye ngenda mbagezaho, kandi muba mwakoze kudushyigikira. Bye.